Yes, reka ngusuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza wowe ukunda amakuru n'ibiganiro bitambuka hano kuri Iris Rwanda TV. Twizere ko umeze neza. Niba utameze neza kandi wihangane, muri ubu buzima niko bigenda. Uyu munsi biba byanze ariko ejo biba bizakunda. Nitwa Jean Bosco Kabayisenga, nkuzaniye amakuru agezweho ari kuvugwa kuri uyu mugoroba, by'umwihariko hano mu Rwanda. Ngira ngo mu minsi ishize nibwo habaye ihuriro ry'urubyiruko, ubwo urubyiruko rwibumbiye mu cyiswe Youth Volunteers rwizihizaga imyaka 10 rumaze rukora ibikorwa byitwa rwose byashimwe n'igihugu. Abangaba bakaba bitwa Youth Volunteers. Muri icyo gikorwa bamwe mu basore n'inkumi bagiye basaba ibintu byinshi bitandukanye nyakubahwa Perezida Paul Kagame, nyuma y'uko nyine uyu mukuru w'igihugu yari yitabiriye uyu muhango wo kwizihiza imyaka 10 uyu muryango wa Youth Volunteers wari umaze ushinzwe. Mu babajije cyangwa se mu batanze ibibazo hari uwitwa Iradukunda wabajije Perezida Kagame ibyo kwinjira mu gisirikare, dore ko yari yavuze ko yangiwe kwinjira mu gisirikare. Ariko se bigeze aka kanya nibyo tugiye kukubwira, ese yaba yaremerewe kujyamo, dore ko Perezida Paul Kagame ubwe yamusubije ko rwose nta kabuza niba abyifuza kandi yujuje ibisabwa agomba guhita yinjiramo. Ese bigeze he? Yarinjiye cyangwa niyinjiye? Tugiye kukubwira aho dosiye y'uyu musore igeze. Reka mbanze ngusabe gukora subscribe niba utari wayikora, wibuke gufungura notification kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro byose bitambuka hano kuri Iris Rwanda TV. Muhe ikaze rero ku buryo burambuye muri aya makuru. Tugiye guhera kuri iyi nkuru ivuga ngo ibya Iradukunda uherutse kubaza Perezida Paul Kagame ibyo kwinjira mu gisirikare bigeze he. Ku itariki ya 7 Gicurasi 2024 Perezida Paul Kagame yatinyuye urubyiruko rw'u Rwanda mu kwinjira mu nzego zitandukanye z'umutekano zirimo n'iz'igisirikare, kuko nta muntu uhejwe iyo yujuje ibisabwa. Ibyo yabigarutseho ubwo yagezwagaho icyifuzo na Iradukunda Didier wari mu bitabiriye ibi birori by'urubyiruko rwizihizaga isabukuru y'imyaka 10 y'urubyiruko rw'abakorerabushake rwahuje abarenga 7,500 baturutse hirya no hino mu gihugu. Uyu musore wo mu karere ka Gasabo yagaragaje ko yarangije amashuri yisumbuye umwaka ushize kandi yifuza kwinjira mu ngabo z'u Rwanda nubwo yabigerageje bikanga. Icyo gihe yabwiye Perezida Paul Kagame ko impamvu byanze ko yinjira mu gisirikare ari ubugufi. Gusa Perezida Kagame amubwira ko iyo ishobora kuba atari yo mpamvu nyakuri. Ibintu Iradukunda nawe yahamirije igihe ko atari uko byagenze mu kiganiro cyihariye, aho yabwiye ikinyamakuru Igihe ati: "Nanditse impapuro zisaba kwinjira mu gisirikare, ndagenda aho twagombaga gutoranyirizwa ariko nsanga narakererewe. Nabonye hari n'abandi benshi noneho nditahira. Mu by'ukuri nagaragaraga nk'umwana, ubundi nkuzemo gake. Wabonaga ko ndi umwana ku buryo watekereza ko ntujuje imyaka yo kujya mu gisirikare, ariko nari mukuru." Uyu mwana yagaragaje ko impamvu atabwije Perezida ukuri ari ubwoba bwo kuba atari yiteguye ko ari buze kumubaza impamvu yatumye atajya mu gisirikare. Ati: "Ni ubwoba nsa nkaho nagize, sinzi impamvu iriya ariyo yanjemo, ariko nahise ngira ubwoba bwinshi nkumva ngiye kwitura hasi, ubundi njyewe naramusabaga nyine." Uyu yavuze ko igitekerezo cyamujemo cyo kujya mu gisirikare kuko yumvaga yajya gutanga imbaraga ze mu gukorera igihugu. Mu magambo ye ati: "Ngeze mu mwaka wa 5 w'amashuri yisumbuye nahuye n'ikibazo cyo kubura ibikoresho n'amafaranga y'ishuri. Ndavuga ni sinareka ishuri ngo mbure no gukorera igihugu. Icyo gihe naravuze ni niba mbuze amashuri reka njye gukorera igihugu ndi mu ngabo z'u Rwanda." Uyu yagaragaje ko nyuma yo kugaragaza ko yifuza kwinjira mu ngabo z'u Rwanda afite icyizere cy'uko icyifuzo cye kizabimamo agatanga umusanzu ku gihugu. Yagaragaje ko akunda umutwe udasanzwe mu ngabo uzwi nka Special Force, ku buryo yumva yinjiye mu gisirikare cy'u Rwanda yaharanira kuwinjiramo. Kuba yarakuriye mu buzima bushaririye byatumye yiga mu mashuri aho abanyeshuri biga bataha nyuma y'uko icyorezo cya COVID-19 kimukomye mu nkokora. Yagaragaje ko kujya mu cyumba cy'inama harimo umukuru w'igihugu ari ubwa mbere yari abibonye kandi ko byamushimishije kuko ari nk'ubwa mbere yari ageze mu nyubako ya BK Arena. Yongeyeho ati:
guhura na perezida ni ikintu gikomeye, yanyuze n'iruhande ndamubona, ni ubwa mbere nari mubonye, usibye kumubona ku mafoto cyangwa kuri televiziyo, hari abantu benshi nkunze gushishikariza kuza mu bikorwa runaka bagahita bambaza niba harimo amafaranga, ariko sinjya ncika intege, mba numva ko umunsi umwe ubukoranabushake hari icyo buzangezaho. Uyu mwana yishimira ko yabonye umwanya wo kubaza Perezida Paul Kagame ikibazo no kumugezaho icyifuzo cye mu barenga abantu 7,500. Ngahe nguko rero uko bimeze magingo aya, uyu mwana nta gisubizo yari yabona gisubiza ibyifuzo bye, gusa kuri we ngo afite icyizere gihagije cy'uko ibyo yasabye agomba kubigeraho, kubera ko ngo inzozi ze ari izo kuba mu gisirikare cy'u Rwanda. Mureke aya makuru nyasoreze ku nkuru ivugwa mu karere ka Bugesera, aho umuturage wari mu bikorwa by'ubuhinzi yarohamye mu mugezi. Uwihoreye Vincent w'imyaka 33 wo mu karere ka Bugesera, umurenge wa Rweru, yarohamye mu kiyaga cya Rweru ubwo yatemaga ibyatsi byo gusasira imbuto, ararohama akomeza gushakishwa kugeza igihe abonekeye yitabye Imana. Ibi byabaye mu masaha ya saa 9 z'amanywa kuri uyu wa kane tariki ya 16 Gicurasi 2024 mu kagari ka Kinambwe, ni mu gihe umurambo wa nyakwigendera ugishakishwa. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rweru Sibomana Jean Claude yabwiye Umuseke ko Uwihoreye Vincent yarohamye ubwo yari ari gutema ibyatsi byo gusasira umurima w'imbuto uri ku kiyaga cya Rweru. Gitifu Sibomana yavuze ko bari gushakisha umurambo wa nyakwigendera kuva ejo kugeza magingo aya ngo ntabwo wari waboneka. Gitifu Sibomana yongeye kwibutsa abaturage bakorera ubuhinzi ku nkengero z'ikiyaga cya Rweru kwitwararika ndetse no kujya babanza bagashishoza mu gihe bari mu bikorwa bitandukanye. Uyu mugabo usize umugore n'umwana biteganyijwe ko aza kuba akomeza gushakishwa mu gihe nyine hatari hamenyekana ukuri kwinshi ku bibazo bye. Uyu nguyu rero akaba akomeje kuburirwa irengero. Ntabwo ari ubwa mbere mu karere ka Bugesera habaye ikibazo nk'iki ngiki, kubera ko kenshi gashoboka bikunze kumenyekana ko kiriya kiyaga gikunze kugwamo abantu benshi, usibye ko bamwe na bamwe nyine abashoboraga koga bagiraga gutya bakagerageza bakavamo, ariko nyine kuri iyi nshuro ntabwo ariko byagenze. Uyu akaba yamaze kuba yitaba Imana. Ntabwo haramenyekana uburyo yaguyemo, cyane ko butigeze butangazwa, kubera ko nyine baje kumenya ko yaguyemo nyine yamaze kugwamo, nta muntu wari hafi aho ku buryo yaba yamenye uburyo yaguyemo, ariko nyine igihari ni uko abantu baturiye kiriya kiyaga ndetse by'umwihariko abafite ibikorwa by'ubuhinzi muri biriya bice bagirwa inama zo kwitwararika, by'umwihariko bakarinda abantu by'umwihariko abana kuhagera kugira ngo batazajya bagwamo ari benshi, cyane ko ibi byose bishyira ubuzima bwabo mu kaga. Ngahe nguko ni mu karere ka Bugesera, aho nyine uyu yamaze kuba yitaba Imana, akaba asize umuryango rwose w'umugore umwe ndetse n'umwana. Uyu akaba yari akiri muto, kubera ko nyine nk'uko nabikubwiye ni umugabo w'imyaka 33. Nitwa Jean Bosco Kabayisenga, iyi ni Iris Rwanda TV, amakuru abagezweho hirya no hino abatambuka no buri kanya. Icyo usabwa no gukora subscribe kugira ngo inkuru yose iri gucaracara mu gihugu ujye uba uwa mbere uyabonye. Ndavuga amakuru yacu, ariko kandi dutambutsa n'ibiganiro bitandukanye birimo ama-interview n'abasitari batandukanye. Rero kora subscribe ufungure notification kugira ngo ujye uba uwa mbere ubona ibyo byose. Reka ngushimire, ariko niba ushaka kwamamaza twandikire muri comment cyangwa se urebe nimero iri kuri channel description kugira ngo tubashe kukwamamariza. By'umwihariko uherereye mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze, uzajya ubona ibiganiro byinshi byahakorewe, by'umwihariko ushaka kwamamaza rero, kubera ko ariho tuba duherereye rwose ushobora kugira gutya ukabikurikirana, hanyuma tukamamaza ibikorwa byawe Musanze yose. Nta yindi televiziyo izi usibye Iris Rwanda TV. Ndagushimiye cyane.